Mireille. Izina Mireille ni izina rikunze gukoreshwa mu gihugu cy'Ubufaransa, rikaba ryarakoreshejwe bwa mbere n'umusizi witwa Frédéric Mistral, aho yarikoresheje mu muvugo we avuga umuntu w'Imena kandi uzi gushima. Umuntu w'Imena kandi uzi gushima rero bikaba ari byo byahise bifatwa nk'igisobanuro cy'iryo zina. Mireille ni umukobwa utangaje kuko utapfa kumenya ikimubabaje ndetse n'ikimushimishije, aba yumva no mu buzima bwe ashobora kuba umugabo mu gihe cyose ibintu byamuyobeye. Ni umukobwa ukunda kwigenga kandi agashyira inyungu ze imbere ya byose, aba yumva yuko yaba uwa mbere muri byose aho kugira ngo abe uwa kabiri. Akunda kwishingikiriza ku bantu akeka ko bagira icyo bamumarira, ibyo ngibyo rero rimwe na rimwe ugasanga bituma atita ku bantu bakennye cyangwa se abona yuko batazagira ikintu na kimwe bamumarira. Gufata imyanzuro Mireille biramugora, ariko kandi agira amarangamutima menshi, cyane cyane iyo abonye hari umuntu ufite ikibazo. Abanza gutekereza ku mwanzuro wose agiye gufata, aho rimwe na rimwe bishobora no gutuma umwanzuro azatinda kuwufata kandi wenda wari kuzaba ingirakamaro cyane mu buzima bwe. Ni umukobwa ugira agahinda kenshi iyo hari ibintu bimubayeho bikomeye, ariko kandi akagerageza kubirenzaho agaseka. Iyo akiri umwana aba akunda kwica intege ndetse no kumva yuko abantu bamusuzugura. Akunze kuba ari umunyamahane, ariko iyo afite abavandimwe rwose arabakunda cyane. Iyo ubuzima bwe bujemo kirogoya aba ashobora gucika intege cyane, ndetse bikaba byanatuma areka gukurikira inzozi ze kuko abatekereza yuko ibye bigiye kurangira. Akunda kuba umuyobozi ku buryo abantu bamureberaho, agakunda cyane ibikorwa by'urukundo bijyanye no gufasha, agaharanira kuba inshuti idahemuka kandi akagira ibanga cyane ku byerekeranye n'ubuzima bwe ndetse n'ibijyanye n'amarangamutima ye. Kuba umubyeyi uyu mukobwa biramugora kuko muri we kwigwizaho ubumenyi n'inshuti aba yumva bihagije. Ni umunyamatsiko cyane kandi akunda kwiyungura ubumenyi cyane cyane iyo ari kwiyigisha, ntabwo abatekereza yuko abandi bantu bamwigisha kurenza uko yabyikorera. Mu bijyanye n'urukundo Mireille agira amategeko menshi cyane, abatekereza ko ibitekerezo bye ari byo bigenderwaho. Azi kwitegereza cyane umuntu bakundana ku buryo mu minsi ya mbere ashobora kubona yuko ibyanyu bizaramba cyangwa se bizapfa, maze rero ibyo ngibyo bikaba bituma ikintu cyose cyamura urukundo rwanyu kitazamutungura, nubwo ariko gishobora kumubabaza cyane. Imirimo aba yifuza gukora nijyanye no kuyobora cyangwa se ibindi bijyanye no gukoresha ubwenge, ububanyi n'amahanga ndetse n'ibijyanye n'amategeko.